Yesu ahabwa icyubahiro. Turabashubuje uyu mugoroba mwiza, abadutega amatwi, Imana ibaha umugisha. Dushubuje abo dufatanyije umurimo, Imana ibaha umugisha. Ni Pasteur Serugendo Dismas. Twari tumaze iminsi tutaboneka mbere yanyu kubw'izindi nshingano, ariko uyu munsi Uwiteka akatwemerera kongera kugaruka mbere yanyu. Murakoze kandi Imana ibaha umugisha. Navuze ko nitwa Pasteur Serugendo Dismas Abatanzi, tukora umurimo w'Imana ku itorero Pentecôte de Réveil Philadelphia. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana bene data, kandi ijambo niyo ridufasha. Iyi minsi ya nyuma turimo kuri twebwe abantu bizera, bitusabamo kubika ijambo ry'Imana ku mitima. Turaza gusoma ijambo rigufiya mumenyereye, ariko hari ubundi buryo Umwuka Wera ashaka kutwibutsa uyu mugoroba mwiza. Ijambo riri kuri Yohana gice cya 14 murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 2 gusa. Muto w'iyo jambo nyine ravuga Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Ndimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data arimo amazu menshi, iyaba adahari mbababwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Ayo niyo magambo tugiye kubanzirizaho. Ariko mutwe w'ijambo uyu munsi turavuga iki? Isi yuzuyemo ibisharira. Isi yuzuyemo ibisharira. Isi yuzuyemo ibisharira, ariko ntiwahagarike umutima, wizere Yesu, kuko wizere Yesu uko yari ejo na n'uyu munsi ntabwo arahinduka. Isi yuzuye ibisharira, ariko ntiwahagarike umutima, yizere Yesu uko yari ejo na n'ubu, na kintu na kimwe kirahinduka mbere ye. Iyi minsi turimo, nize ko ibintu byose turimo kubona hano mu buzima busanzwe hano hanze, ibyo turimo kumva n'ibintu byahanuwe n'abahanuzi, n'ibintu byavuzwe n'Umwami Yesu Kristo. Nta kindi gishyitsi gihari. Ibi byose byarahanuwe n'abahanuzi, ibi byose byaravuzwe n'Umwami wacu Yesu Kristo ari hano ku isi. Buzima turimo kubona muri minsi nabyo byaravuzwe. Iminsi y'imperuka ko izaba biye bimwe biruje, izaba biye bigoye. Urukundo rwa benshi ruzakonja, abantu bazakunda imana kuruta gukunda Imana. Ubugome buzagwira, iby'uburwayi byaravuzwe, iby'imitingito zaravuzwe, iby'imizire zaravuzwe, iby'indambara zaravuzwe. Mbese turi mu bihe bimwe, navuga iki, byo gusohoza ayo magambo yavuzwe n'abahanuzi n'Umwami wacu Yesu Kristo mu gihe akiri hano ku isi. Ariko uyu mugoroba tugiye kuganira kuri iyi nama, Yesu abwira intumwa ze ati ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo. N'ubwabo uburetwa bw'agahato, uburetwa bw'urwondo n'amatafari, n'ubundi bwose bwo mu gasozi, uburetwa bwose babahatishaga. Reka twinjire muri iri jambo, ariko twasomye ko mutwe w'ijambo ravuga ko isi yuzuyemo ibisharira, ariko ntiwahagarike umutima, wizere, kuko Yesu uko yari ejo na n'uyu munsi ntabwo arahinduka. Sasa ubona atubwira inama nziza hano Yesu ati ntimuhagarike imitima yanyu, kuko tubavuze ko ibihagaritse imitima y'abantu ni byinshi, kandi ntabwo byatangiye kuri iki gihe cyacu. Umva ko hano Abayisiraheli nabo bageze mu gihugu cya Egiputa, Joseph akiriho, Farawo akiriho, ariko biza kugeraho Farawo arapfa, asimburwa n'undi muhungu we
uyu muhungu we agira iki? Bibiliya iramubwira ko uwo mwami wa Egiputa atinya Abisirayeli abagira imbata. we yarabarebye abona Abisirayeli babaye benshi, arabitekereza abwira abanyayegiputa, nimuze tujye inama kuko mbonye ubu bwoko bubaye bwinshi, ejo n'ejo bashobora kwifatanya n'abanzi bacu bakaturwanya, kuko ndimo kubona babaye benshi. Bafata ingamba yo kubahindura abaretwa, batangira kubakoresha mirimo ikomeye. Israeli ibumba amatafari no kubakira imidugudu ikomeye mu icyo gihugu cy'uburetwa, babahindura abaretwa, kuko uyu Farawo mushasha ntabwo yari azi amasezerano cyangwa mibanire ya Farawo se yari yagiranye na Josefu. We arabatinya, abahindura kuba abaretwa, tangira kubabumbisha amatafari, babakoresha mirimo y'uburetwa. Nawe Abisirayeli binjiye mu iki gihugu ntabwo bari bazi ko bazakoreshwa mirimo y'uburetwa. Yesu ashimwe kandi adufashe tumve neza ijambo ry'Imana, kuko iyi minsi turitotombera Imana, ariko hari igihe Imana yemera ibibazo bitugereho, kandi byatangiye ku batubanjirije binjiye mu gihugu mu mahoro. Josefu asaba Farawo ko data n'umuryango wanjye bari hanze y'iki gihugu, aramwemera, tugenda ubazane, abaha mudugudu, babaho bakora mirimo yabo y'ubworozi, nta kibazo bari bafite. Ariko Josefu amaze gupfa, Farawo amaze gupfa, asimburwa n'umuhungu we. Uyu muhungu we ateza ubwoba kubona ubwoko bw'Abisirayeli buryo bagenda baba benshi mu gihugu cyabo, twavuga gutyo. Atumiza bene wabo abanyayegiputa ati, nimuze tugire inama, kuko mbonye aba bantu barimo kugwira mu gihugu cyacu, ejo n'ejo bakwifatanya n'abanzi bacu bakaturwanya. Nize ko mu gitekerezo ke mwanya baturushije amaboko bashobora kuturwanya bafatanije n'abanzi bacu bagadukura mu gihugu cyacu. Samuze tugira inama. Nuko bafashe inama yo kubakoresha mirimo y'uburetwa. Bene data, Israeli batangira ubuzima burahinduka, batangira kuba abaretwa b'abanyayegiputa, babakoresha bakubitwa ku manywa na nijoro, babumba amatafari. Ababyeyi bakagenda babavomera abagabo babo n'urubyiruko amazi, bakata ibyondo, babubakira Farawo imidugudu yo kwinikamo. Ibyo byose babikora bababaye, babahindura abaretwa. Israeli barababara, Israeli bararira, Israeli barataka, kuko suko bagiye muri icyo gihugu ntabwo bari bazi ko bazahura n'ibyo bibazo, bacika intege. Ariko Yesu aratubwira ko nimuhagariswe imitima yanyu. Twebwe iminsi turasakuza, twebwe iminsi bantu bamwe barava mu bushake bw'Imana kubwo kwihanganira bimugerageza biramunaniye. Bamwe bari ku murimo w'Imana, tutahuza imitima, turwanya umwanzi wacu Satani. Yesu atufashe itoro ry'Imana, Yesu atushoboje abakozi b'Imana. Nibyo byo kuba maso, bibiye nibyo byo gukomera muri Yesu Kristo, nibyo byo kwihanganira bitugerageza muri Yesu Kristo. Bene wacu hano bahura n'ibibazo mu gihugu cy'abanyayegiputa, bakoreshwa mirimo y'uburetwa, batotezwa ku manywa na nijoro. Ariko Israeli nta bundi buhungiro bari bafite, batumbiraga amaso yabo ku Uwiteka gusa. Mana udukize ibi byago, Mana udufashe ibi bibazo, Mana udushoboje mu ibyo bibazo. Ariko twebwe iminsi ubona turacika indege, bantu bamwe yaretse no gusenga, bantu bamwe bavuye mu bushake bw'Imana, abantu bamwe bari abakozi b'Imana, bamwe bari bafite impano z'Imana, ariko bava mu bushake bw'Imana. Se Yesu nagaruka, bene data, tuzatanga ya raporo. Mumenye ko iyi si turimo, ibintu byose turimo gukoramo hano mbere yacara urubanza, cyane cyane twebwe twasogongeye ijambo ry'Imana. Isindika dushuke, isindika tutandukanye n'urukundo rw'Imana. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Farawo abahindura kuba abaretwa be,
ariko tugiye gusimbuka kurindi kundi murongo, tutangira no murongo wa 15 tumanuka hasi mu Kuva gice cya mbere. Ababyaza bategekwa kuhotoza abahungu bavuka. Ababyaza bategekwa kuhotoza abahungu bavuka, ariyo ababyaza b'Abayeburayo kazi. Umwe yitwaga Shifura, undi yitwaga Puwa. Umwami wa Egiputa arababwira ati, nimubyaza Abanyayeburayo kazi mukababona baciye ku ndebe babyariramo, ni avuka umuhungu mujye mumuhotora, ariko naba umukobwa abeho. Maze abo babyaza bubaha Imana, ndibakora ibyo bategetswe n'umwami wa Egiputa, ahubwo bareka abahungu babaho. Umwami wa Egiputa ahamagaza ababyaza, arababaza ati, niki cyatumye mukora mutyo mukareka abahungu babeho? Ababyaza basubiza Farawo bati, nuko Abayeburayo kazi batamera nk'Abanyayegiputa kazi, kuko ari abanya imbaraga bakabyara umubyaza umubyaza atarabageraho. Imana igirira neza abo babyaza, ubwo bwoko buragwira burakomera cyane, kandi kuko abo babyaza bubashe Imana ibaha urubyaro, baba imiryango. Farawo ategeka abantu be bose ati, umuhungu azajya avuka wese, umuhungu uzajya uvuka wese mujye mumujugunya mu ruzi, umukobwa uzavuka wese mujye mumureka abeho. Mana ihabwa icyubahiro. Ayo niyo magambo tugiye kukomezaho. Twabonye kundu Faraho utazi Josefu yinjiye mu bwami, aterwa ubwoba n'ubwoko bw'Abisirayeli, afata migambi yo kubahindura kuba abaretwa mu icyo gihugu, kuko we yagiraga ubwoba abona kundu Abisirayeli bakura. Migambi ye akaba yifuza ko batazongera kuba benshi mu icyo gihugu, babatoteze no gupfa bapfe, babakoresha iyo mirimo y'ungufu bibananire. Ariko bene data, tukorera Imana cyangwa tusenga Imana, mureke tuambara imbaraga zo kwihanganira bitugerageza. Satani ashaka kukugambirira bibi, ube wahagarara ku mugambi w'Imana ku bwawe. Umuntu ashaka kukugambirira bibi, nimba uracyahagaze mu kuri kw'Imana cyangwa mu isezerano ry'Imana, ibyo yagambiriye si byo bizakubaho. Mureke tumviye inama hano, cyangwa ngo ku ijambo ry'Imana ridusobanurira no ku mugambi Farawo yari yafashe, amaze kubahindura kuba abaretwa, yongera ashyira mu mugambi wa kabiri. Ababyaza bategekwa kuhotora abahungu bavuka. Ariyo ababyaza b'Abayeburayo kazi babaga muri icyo gihugu. Umwe yitwaga Shifura, undi akitwa Puwa. Umwami Farawo arababwira, arabahamagara, mbese yabaye inama y'umwami Farawo, atumiza abo babyaza, abaha itegeko ng'umwami. Kandi muzi ko kuva na kera na muntu ufite bubasha bwo kuhindura itegeko ry'umwami, teretse Imana yo nyine yo mu ijuru niwe ufite bubasha n'ubushobozi bwo guhindura itegeko ry'umwami. Arababwira ati, mwumvire itegeko ryanjye. Ati, yego yego mwami. Si ni mwebwe babyaza mu gihugu cyacu? Ati, yego. Urakabaho mwami. Baca bugufi batinya. Ati, mwumvire itegeko ryanjye. Kuva uyu munsi Abayeburayo kazi
nibaza kubyara mukabona ko bicaye ku ndebe babyariramo, ubyara muhungu wese mumwice, ariko ubyara mukobwa abeho. Mwumvise? Nize ko bavuze yego. Ati reka nongere mbasubiremo. Ndababwira ukuva uyu munsi itegeko risha shizeho ku mwanyu mwebwe ababyaza. Kigiye cyose mubonye Abaheburayo kazi usamye akagera igihe cyo kubyara, akaza kuhagarara mbere ku ndebe babyariramo, ubyaye muhungu muhita mumwica uwo mwanya, ariko ubyaye mukobwa abeho, ariko umuhungu apfe. Mwumvise? Ye urakabaho mwana. Twabyumvise. Yari itegeko rikomeye, yari igihe kimwe kikomereye abo babyaza. Bagombaga guhagarika imitima n'ibyo bibazo. Bagomba no gusaba kuva ubwoba, bikabateza ubwoba bakava mu ako kazi. Ariko Yesu aratubwiye ijambo nziza, ndimuhagarika imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Iyi minsi twavuze ko hari abantu benshi bamaze kuhagaritswa imitima n'ibibazo barimo kuhura nabyo, no gusenga bikabananira, gukomeza mu rugendo bikabananira. Se Yesu nagaruka uzatanga ya raporo, uzabwira ya impamvu, kandi ijambo ry'Imana riravuga ko nta rwitwazo ruzabaho. Mane tushoboje. Kwitwa mu Kristo ntabwo ari izina gusa. Kwitwa mu Kristo ntabwo ari kwambara uniforme. Kwitwa mu Kristo ntabwo ari kugenda na Bibiliya nini. Kwitwa mu Kristo no kuhinduka. Cyane cyane mu Kristo bamumenya mu gihe kibibazo, mu gihe cy'igipimo cyo kugeragezwa. Hariya niho hagaragara umukozi w'Imana, hano hagaragara mu Kristo, kuko benshi barananirwa. Babyaza bahabwa iryo tegeko yuko Mweburayo kazi yose uza kubyara, cyari igipimo cy'amarira ku Bisirayeli, cyari igipimo gikomeye ku bwoko kw'abo babyaza. Nize ko le nouveau marié, abari bashakanye vuba mu icyo gihe, batekereje kubona imfura zabo, ariko itegeko riraza ko uzabyara muhungu wese napfe, ariko mukobwa abeho. Kandi nize ko miryango yose bitekerezo byacu twebwe abantu, umuntu ugiye kubyara wa mbere wese anezezwa no kwabyara muhungu, ariko itegeko ryaje ko bapfe. Nize ko nabo bari bageze mu gihe kimwe kibakomereye, byasabaga gutumbira Imana yonyine, byasabaga gusenga Imana, byasabaga kukiranukira Imana. Iyi minsi usanga abantu umwanya ari mu bigeragezo atabasha kwiringira Imana nguko bikwiriye, n'undi atabasha gukomeza gukora mirimo yo gukiranuka. Se abakiranuka se bakuvari ryari se mundu yakiranuka byatugejeje kuki? Ariko kuba inshuti nziza y'Imana no gukiranuka, kunesha bigeragezo nabyo biva mu mirimo yo gukiranuka. Mane tushoboje. Maze abo babyaza muri ibyo bibazo iyo tegeko shabahawe, Bibiliya yatubwira ko maze abo babyaza bubaha Imana. Ako kantu niko kanshimisha kuri uyu magambo yose turimo gusomana. Maze abo babyaza bubaha Imana, ntibakora ibyo bategetswe n'umwami wa Egiputa, ahubwo bareka abahungu babaho. Haleluya. Maze abo babyaza bubaha Imana, ntibakora ibyo umwami wa Egiputa yabategetse, bareka abahungu babeho, kuko Imana yavuze ko abeho, agomba kubaho. Ntago twakwica. Turebye amategeko y'Imana, hari itegeko rivuga ko ndukice. Abo babyaza babitekereza gutyo ku butima yabo. Imana iratubwira ko nditwice, se mwami nawe akavuga ko twice. Ashwira. Bo bakora iki? Bubaha Imana, bareka abahungu babeho. Se iyi minsi urimo kubaha nde? Nanjye ndimo kubaha nde?
turubaha Imana. Ako kandi shiramo akadomo mbere yawe mbere yanjye, iyi minsi urimo kubaha nde? Bahawe itegeko n'umwami, umuhungu wese uvuka apfe, umukobwa abeho. Ariko Bibiliya tubwira maze ababyaza bubaha Imana ntibakora ibyo umwami Faraho yabategetse, bareka abahungu bakora iki? Babeho. Kandi Abaheburayokazi bari bamaze kugira ubwoba, ati se ko nimbyara umuhungu wanjye agomba gupfa. Ariko bari abantu barubaha Imana ntibakora ibyo umwami yabategetse, bareka abahungu babeho. Abaheburayokazi bajya kubyara, wibyariye umuhungu amubwira taha ugende n'umuhungu wawe, fata umwana wawe wigendere, fata umwana wawe wigendere, fata umwana wawe wigendere. Bubaha Imana. Ariko iyi minsi twebwe turakora bizira byinshi kubera iki? Kutubaha Imana. Yesu atuweze kandi adutunganye. Tuhavuze ko hano buzima dufite hano ku isi wuzuyemo ibisharira byinshi, tutashaka gukiranuka. Ibyo bisharira bizatumira bitwice umunsi umwe tugeje Nomo. Nize ko mwanya yatanze iryo tegeko yakomeje gukora iki? Kureba mibereho y'abanya Israeli mu cyo gihugu cye. Aza gusanga abona nta kintu cyahindutse mu mategeko yabwiye ababyaza. Umwami aza gusanga abana b'abahungu babahetena benshi mu bwoko bw'abande bw'Abisirayeli. Umwami yatumiza ikintu cyitwa iki? Inama. Ongera tena kwamagaza abo babyaza. Arabahamagara ati yemwe ababyaza muracyabaho? Ati turaho mwami. Se ko nasanze ibyo nabategetse gukora mutabikoze, ko mbonye abahungu. Agomba kubasobanurira ibibazo byose. Ko mbona abahungu babaye benshi mu bwoko bwa Bisirayeli, se injewe nababwiye ngo iki? Ati watubwiye nitubona Umweburayokazi aje kubyara akagera ku ndebe babyariramo, ubyara umuhungu wese yicwe, ariko ubyara umukobwa abeho. Ati koko ibyo nibyo nababwiye, se mwarabikoze? Babyaza barahagarara mbere y'umwami batafite ubwoba. Buriya umuntu wubaha Imana nta bwoba afite. Umuntu wubaha Imana nta rubanza rumurimo. Ati mwana, bariya Baheburayokazi ubona ntabwo ari nk'Abanyayegiputakazi. Ati ibyo muvuze ni biki? Ati bariya Baheburayokazi ubona ntabwo bameze nk'Abanyayegiputakazi. Gute ko bose ari abadamu? Ati buriya Muheburayo mubyaza yaba ataramugeraho, Muheburayo yaba abyaye kare. Umwami yatangazwa n'ibyo bisubizo byabo. Yesu ashimwe kandi ahabwa icyubahiro. Umuntu w'Imana navuze tena nuko Satani yakugambiriye upfe, ariko nimba bwiza umugambi w'Imana uri kuri wowe ntago wapfa. Niyo mpamvu nitukatinye bitugerageza muri iriye turimo. Ati ntago ari kimwe n'Abanyayegiputakazi, kuko Umweburayokazi yaba atarabyara, mubyaza yaba ataramugeraho, ageze mu ndebe babyariramo, Umweburayokazi yaba yakoze iki? Yabyaye. Ntimugakinisha agakiza. Umuntu ufite agakiza ntabwo ari kimwe n'umunyamahanga. Nduka wigereranye n'abapagani we mukristo. Ewe mukozi w'Imana ndukifate nk'abanyamahanga. Babyaza bavugira Abisirayeli ntabwo ari kimwe n'Abaheburayoka n'Abanyayegiputakazi. Umunyaheburayokazi utaramugeraho aba yamaze kubyara kare. Yesu ashimwe. Oh haleluya. Imana kukorengera abantu bawe. Murongo ukurikiraho yari 10 murongo 20. Imana igirira neza abo babyaza. Nababwiye ko nta muntu uhindura itegeko ry'umwami.
ariko kuko ababyaza babashije kubaha imana, imana ihagarara nabo mbere y'umwami. ndahindi manza mwami yashizeho aratsindwa nawe ku gisubizo bamuhaye, kuko ababyaza banze kwanduza amaboko yabo bice. kuko itegeko ry'imana riravuga ko ndimukice, bavuga ntabwo twakwica, reka tubaha imana. umwanya mwami yabahamagaye ibi bintu no kubica bagombaga kubica, kuko bakoze ibitari itegeko ry'umwami. mwami yababwiye kwica abana b'abahungu bose, ariko bo babareka bahungu babaho. byagombaga kubicisha muri icyo gihugu, ariko kuko bubasha imana, ijambo ry'imana riratubwira ko imana igirira neza abo babyaza. ubwo bwoko buragwira burakomera cyane. Imana igirira neza abo babyaza. ubwoko bw'Abisirayeli buragwira muri icyo gihugu burakomera cyane, kuko bifuzaga ko bapfe, ariko kubaha imana kwa babyaza, ubwo bwoko buragwira kandi burakomera cyane. Yesu ashimwe kandi yahabwa icyubahiro. umuntu wese wubaha imana, Mana ndagushaka kumukoza isoni, nuko tugeze muri ibihe bikomeye by'imperuka. Yesu adufashe. murongo ukurikiraho, kandi kuko abo babyaza bubasha imana, ibaha urubyaro baba imiryango. kuko nabo abo babyaza kuko bubasha imana, ibaha urubyaro baba iki? umuryango. cyubahiro k'imana kishirwe hejuru ku muntu wubaha imana. kuko bubasha imana, ibaha urubyaro nabo baba umuryango. bahabwa umugisha n'imana. niyo mpamvu mureke twige kubaha imana bene data, tutiyanduje n'ibitagira umumaro, tutiyanduje n'ibintu bimwe by'igihe gitoya, tutiyanduje n'ibintu bizatujyana genomu. reka tumve itegeko rya nyuma. Farawo ategeka abantu. nyuma y'ibyo Farawo abona ibyo yategetse ababyaza batabashije kubishyira mu bikorwa, yatumije inama y'abaturage be bose. ejo azaba inama, mwese umwami arabashaka, ntagira umuntu n'umwe usigara mu mudugudu. amagaza ariko abanyayegiputa n'abanyayegiputakazi. bageze hariya arababwira, mwese nk'uko muri hano mwumve itegeko ryanjye. nababwiye ko nta muntu wahindura agategeko ry'imana. nimba mwami yashize itegeko, abantu bose bagomba kubaha iryo tegeko no kubishyira mu bikorwa. mwumve itegeko ryanjye kuva uyu munsi, mwebwe abaturage banjye, nimba munyumvira, nimba mubaha iki gihugu cyacu, murebe aba bantu tubana nabo muri iki gihugu b'abanyayisirayeli, bari abaheburayokazi. nibabyara umuheburayokazi wese muzabona afite inda, nabyara mwana w'umuhungu, uwo mwana w'umuhungu mumufate mukora iki? mumujugunye mu nyanja. reka tuhasome mwumve neza, ndaza kuvuga ibyanjye. murongo wa 22. Farawo arategeka abantu be bose ati, umuhungu uzajya uvuka wese mujye mumujugunya mu ruzi, umukobwa uzavuka wese mujye mumureka abeho. abwira abaturage be bose, kuva uyu munsi abaheburayokazi nimubona yabyaye, nabyara umuhungu, mufate uwo muhungu mumujugunye mu nyanja. abantu babonye inyanja ntabwo ari uruzi rwo gukiniramo. nyanja uko ujugunye mutazi koga, ubuzima bwe buba burangiriye aho. abo bari abana batoya bavutse, mwanya bafashe bakajugunya hariya, ubuzima bwe buragiye. nimba ari inyamaswa nawe ikamumira hariya, ifi nini ikamumira, ariko uvutse hari umukobwa mumureke abeho. yemwe abaturage murabyumvise? ati yego 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 yego. yemwe mwabyumvise? ati turabyumvise mwami, urakabaho, tuko turabaturage turagukunda, tuzabishyira mu bikorwa. yari itegeko rindi rikomeye rishizwe kubwo bwoko bw'Abisirayeli. mwami yatashaka ko Abisirayeli bakora iki? bakure.
baragiye bose baragenda babwiwe iryo tegeko. Ariko niki ijambo ry'Imana rishaka kutubwira hano cyangwa twakwigira mu aya magambo? Isi turimo yuzuyemo ibisharira, ariko mwize nimuhagarika imitima, mwizere Yesu nguko yari ejo na nubu ni wa wundi ndagwa arahinduka, ni twebwe tuhinduka. So ubona ko umwami yari yafashe mugambi we wa mbere yo kubashira Abisirayeli bakoresha mirimo y'uburetwa, azi ko bazapfa, mirimo izabica. Ariko Imana ikomeza kubakuza, amagara babyaza, uzumuyeburayo kazi uzaza mbere yanyu kubyara, akicara ku ndebe babyariramo, abyaye umuhungu mumwice. Ababyaza bubaha Imana, ntibakurikiza itegeko ry'umwami Farawo, bareka abahungu babeho. Farawo aza kubona ati nta kintu byatanze, atumiza inama y'abaturage be, mweburayo kazi wese muzabona muri iki gihugu abyaye umwana w'umuhungu, mumufate mumujugunye mu nyanja, ariko uzabyara umukobwa abeho. We arazi ko Bisirayeli baza abana batoya, buriya niyo urubyiruko rw'ejo, niyo bazadusimbura ejo. Mu gihe tutafite urubyiruko no byatuberera ibibazo. Farawo ashaka kukuramo urubyiruko rw'Abisirayeli niruzongere kuboneka abahungu, bari abasaza mirimo izabica kandi bazaba bapfa buri munsi, ariko ntakaboneke umuhungu w'urubyiruko. Ariko Imana suko yabamere. Ubu turuhura n'ibibazo byinshi cyane nge mvuga ko murimo y'Imana abamo kagambane kenshi tuhura nabyo, byaturuka kwa Satani, byaturuka ku bandi n'abandi. Ariko ntuhagarike umutima wawe, izera Imana na Kristo kuko bazagufasha muri rugamba, kuko rugamba turwana nazo si zacyo. Ubwo burwayi ufite ntukahagaritswe umutima, ubukene ufite mu imisi, ubushomeri, kutiga, izera Imana na Kristo arakubwira nanjye nyizere. Uyu mwaka ushobora gusibira, ariko mwaka utahumenye kuzasubira ku ishuri, ubyizeye nduku ku mutima, kuko uyu mwaka utize ari impamvu Imana yemeye ko bibe gutyo. Nuka ku mutima kuko uyu mwaka utabonye akazi ari impamvu. Iyi misi tugiye kugera turi mu misi yo kurangiza umwaka, mube maso kuko Satani agiye kubateza gukora iki? Kuhagarika imitima n'ibibazo hano. Witotombera Imana, mwaka wose warangiye nta kintu na kimwe Imana yaduhaye, nta kintu na kimwe Imana yadukore. Yakoze byinshi ku bwacu, niyo mpamvu turiho, tube dushimira kuba turi bazima. Nimba n'uyu mwaka utagize icyo wari wifuzaga kubona, izera, wizere, nduhagarika umutima, umenye ko 2023 Imana yari icyo yakora. Imana bashoboje, Imana bakomeze, tureke ibyaha, twiringiye Imana. Imana yacu ndagweza dukoje isoni, ntago yatwamagariye kutubabaza. Yarwaniriye Abisirayeli uru rugamba, natwe azaturwanirira. Nkuko Yesu yarari ejo na n'uyu munsi nuko aracyameze. Yesu ndagwa arahinduka, ni twebwe tuhinduka, ni twebwe tuva mu bushake bw'Imana. Ariko nitukomeza kwiringira Imana, ntago dukoje isoni. Tugiye gusenga Imana. Niki kikuhagaritse umutima? Banza wisuzume, urebe ikintu kikuhagaritse umutima, urebe ikintu gituma urakariye Imana, urebe ikintu gituma utakizera Imana. Ni usaba Imana imbabazi, weko Mana ndashaka kurangiza no mwaka nawe, ndashaka kurangiza umwaka ndi munsi w'amaboko yawe, ndashaka kurangiza umwaka ntagarika umutima n'ibyo ndimo kuhura nabi. Turagushimye Mwami Yesu Kristo, tunejejwe nawe kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe rirahumuriza, ijambo ryawe niyo nzira, ijambo ryawe niyo ritwereka gipimo turimo. Turasengeye ijambo ryawe Mana, ririmara kugera ku mitima y'ubwoko bwawe. Ubabarire abantu kuhagarika imitima, ubabarire abantu kutizera, ubabarire abantu kuteshuka, abo mu nzu yawe abari bamaze gusogongera ijambo ryawe bakasubira inyuma. Mana ubabarire igihugu cyacu, Mana ubabarire abakiranutsi, Mana ubabarire isi yose. Bibazo byuzuye ku isi, isi yuzuye ibisharira bituma abantu benshi barimo kuhagarika imitima yabo. Ariko turasenyeza imbaraga bibazo birimo guteza abantu ubwoba,
Mana girira imbabazi abantu, tegeka ukore imirimo, tegeka uhindure, tegeka ukiza abantu bawe. Abatarakizwa nabo ni benshi, bahindure Mana bakugarukire. Abavuye ku murimo Mana turabasenge tubasabira zindi imbaraga. Abarimo kurara inzara ubagenderere, abashomeri ubagenderere, abahagaritswe imitima n'ibibazo, abahagaritswe imitima n'ubukene, abahagaritswe imitima n'inzara, abahagaritswe imitima n'ukutiga. Uyu mwaka uriho kandi uzahoraho. Shoboza abantu bawe Mana bakuremo ibyaha, ariko bambike tena imbaraga, abantu bakugarukire, abantu bakwizere, kuko ari we Mana ushobora byose. Twirukanye Satani amajwi ye, twirukanye imbaraga zirwanya itorero, twirukanye imbaraga zirwanya abakozi bawe, twirukanye imbaraga zirwanya abakristo. Ubashoboje kandi ubambika imbaraga. Nato abakozi bawe bavuga butumwa tukeneye izindi imbaraga ziba ku maboko yawe. Turinde kuhagaritsa imitima n'ibibazo tuhura nayo. Utushoboje Mwami, ababishopu bashoboje, abarevera bashoboje, abapasiteri bashoboje, abavuga butumwa bashoboje, abahanuzi bashoboje, abaririmbyi bashoboje, abanyimpano zose mu itorero bafite inshingano mu itorero ubashoboje Mwami. Abasubiye nyuma turabagaruye mu mbaraga z'amasengesho, abacika indege tubasabye amavuta y'imbaraga. Satani atsinzwe, abadayimoni batsinzwe ibi bihe byo kurangiza umwaka. Mana urakoze, cyubahiro kibi cyawe tugusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Mana ibaho umugisha kandi uyu Mwami abagirire neza. Numara kumva ijambo ry'Imana ufata ingamba yo kugendana n'Imana nguko bikwiriye. Reka tubahe nimero de telefone, tubaha nimero kubwo gufashana. Nta muntu uzi byose, nta muntu ikubita agatuza muri by'Imana ati byose ndabizi. Murimo y'Imana abantu barafashana. Ushaka kutugirira inama, ushaka natwe twakugirira indi, cyangwa se tugasengerana, kuko umwanzi turwanya n'umwe. Niyo mpamvu reka tubahe nimero 0 karindwi 82 43 97 54. Murakoze. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha iteka ryose. Amina.